nakundaga kuba uwa kabiri wa gatatu. Papa ati ntabwo wakwicara. Serayi ku Rusumo, twajyaga kwiga ku Rusumo mu Kibikira tugendesha ibirenge. Uwabaga yagiye ari umwana ukize yambaraga akamambiri. Tugacumbika za Kireza kigera kwa tumbika gato. Ariko tukiga kandi twagira ubwenge. Kwiga rero ni ingirakamaro. Ubwo narangije muri 1964 ku kigo cya Kireza ngize umwaka wa 6. Muri 71 hano bahaza n'umwarimu waje kwigisha witwa Iterambere Rwigema aturutse Musaza. Mumotive abana banyu ubakundishe kwiga. Umwana nasiba umufata akaboko umujyane ku ishuri. Siko bimeze? Ntabwo umwana azakubera mwiza cyangwa se ubeho neza atarabashije kwiga. Siko bimeze? Mwigisha abana banyu mubazane ku ishuri namwe bazababyarira ibyiza. Urabona ngiye burya wenda nubwo nagize amahirwe nkiga wenda nkaniga kaminuza so kubyiratana ariko baranagiye nakoze kandidaturi. Abo rero uko abivuze hari abantu babiri bamfashije abo ni bahaguruka imashini muri kumugabo mbereke n'abandi. Iyi korotire turi kuvuga ntabwo tuyuzuza uyu munsi, ni igikorwa twashyizemo twatangije. Hari gahunda zindi twateganije zijyanye na gahunda za leta kugira ngo abaturage n'abanyarwanda bagubwe neza. Kuvuga ngo reka tugaruke turaza aho navomye ubumenyi ntarambara inkweto, aho navomye ubumenyi nza kubwiga nkoze ibirometero 3, 4, 5, aho navomeye ubumenyi bwatumye mba uwo ndiwe uyu munsi. Nza kwiga ntwaye ifunguro ryanjye kwa kundi mwabivuze ari n'amateka yacu uko mwabivugaga natwe nuko nguko aho umuntu yavomeye ubumenyi ahandi. bitanga umucyo n'uvango habonetse inzugi zagenda iyo hajemo inzugi z'ibirahure
Nyampinga ni ibiki kugira ngo twinjire kureba ibyo nibura benshi basobanukiwe ko wenda benshi ntibajyamo. Nyampinga ni icyumba gifasha umwana w'umukobwa igihe ari ku ishuri yahuye n'uburwayi cyangwa se ikibazo yaba yagize kugira ngo tumufashe neza. Ariko ikinyugu bivuge wibiti yahuye n'uburwayi ariko kumwihariko kuki hataza nk'abahungu. Ni icyumba cyagenewe umukobwa bitewe nyine n'impamvu z'uko habaho igihe cy'ukwezi cy'umukobwa, hari igihe ashobora gutungurwa ari hano ku ishuri tukaba twamugufasha n'ibyo rwose. Ndabyibuka twiga hano hari umwana twiriwe twiruka bagiye mu mihango, yagiye mu mihango ikanzu iratota itose utumwiruka babwira tumusereza ngo ni indaya. Ntabwo bikiba abantu ataragarutse mu ishuri. So bafashwe iki? Harimo ibikoresho by'ibanze nk'amakotegisi n'amakoto yo guhindura nyine nta kibazo kiba gihari ku kibazo yagize n'imyenda yo guhindura imyambaro yiwe y'amaze gutunganya. Harimo n'igitanda hagira nka babiri bakinjira nta kibazo. Ejo bake abandi babisobanukiwe ni icyumba cy'umukobwa aho tuba hose kiba mubizi. Hano dufitemo dushe, hano dufite dushe araza agakarabiramo tukamuha ibyangombwa tukagira hanyuma akagenda. Imyanya yo gukorera iki ni icyumba cy'umukobwa. Hano tuba dufitemo ibikoresho byinshi biza kumufasha kugira ngo ataza kuza gutaha adakurikiye amasomo. Cyangwa imirima y'igikoni baba bafite nk'ahantu hati isambu nto bakabyaza umusaruro, imboga n'ibindi. Urabona aka kantu Olive afite nabo yakabyaza umusaruro urutoki n'uru ku buryo mu byahaje cyangwa rimwe nk'ibitoki bitatu bine iyo byeze abana icyo gihe ku ifunguro babona igitoki barakibona nta kibazo. Ibi rero nabyo ni uburyo kugira ngo imirire myiza, uburyo bwo byose ntagire ikintu gipfa ubusa kiba kiranga. So niba nta amakipe yakozwe dore bageze mu kibuga barabye. Yego yego. Okay. None reka mbasabe amashusho mufanye bo
Mudufate turabagurira akantu sibyo? Abana mujye mudukomera mu mashyi ibintu biryoshye. Abana mubatera ubwoba. Ntabwo tubarakura. zacu zose turi kumwe banyeshuri namwe mwiga hano kuri groupe scolaire ya Curazo, tukababwira ngo turabasuhuje kugira ngo tubabwire ngo tubahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wa Garuka Ushime Ahowize Curazo. kugira ngo munyemerere dukome amashyi menshi cyane dushimire ababyeyi n'abandi mwese mwitanze mukaza hano kuri uyu munsi. Mbere ko twinjira muri gahunda yose kugira ngo ninginge padiri turi kumwe adufashe ikigo nababwira ko ari icy'abihaye Imana cya Kiliziya Gatolika, ni nayo mpamvu twingize padiri ko yajya ejuru adufasha mu isengesho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Yubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, sanzwe iteka yubahe n'ubu n'iteka ryose. Turagushimiye uhoraho Mana yacu, tugushimiye ko waduhaye ubuzima, tugushimiye kandi urukundo waduhaye wo gukundana hagati yacu nk'abavandimwe, gukunda Kiliziya no gukunda igihugu cyacu. Tukweretse uyu mwanya rero kugira ngo ubane natwe muri gahunda z'uyu munsi zose, uziyobore kandi zigende neza kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nanjye ni umwana wakuriye kuri iki kigo, aho nize imyaka 6 ya mbere ibanza, aho ni nanjye ngiye kuba umuhoza w'amagambo. Narigize ngo mbaze mbasabe mbere ya byose nk'uko kare nabibasabye, ntabwo ndi buyabatire nayanyu murayafite muyankomera amashyi yose munyakire n'umutima mwiza cyane. Murakoze cyane kunyakira. Nagize ngo rero banze babwire ko muri gahunda twari dufite nubwo amasaha yagiye turi iwacu ntabwo turi buze kwikanga, turakoresha igihe neza kuko iyo umwana ari iwacu nta muntu umukubaganya. Ni nayo mpamvu gahunda uko yari iteye. Turashimira padiri udufashije mu isengesho. Gahunda indi yari bukurikireho yari yo
kubanza gutambagira navuga ngo uru ruzitiro tukareba n'ikigo cyose uko kimeze cyakozwe ndetse n'umukino volleyball wakinwe kandi nagira ngo mushimire aba bakuru banyu babatsinze amaseti 2-1 mubakomera mu mashyi babatsinze ubona ko bacyafitemo akabaraga rwose karacyarimo ni nayo mpamvu tubashimiye cyane. Ikindi gikurikiraho nagira ngo munyemerere bitewe n'igihe turi bukoreshe maze nakire umuyobozi w'ikigo cya Curazo mbere yuko tuza kujya mu zindi protokole adufashe atwakirira abashyitsi. Murakoze mwamwakira n'amashyi menshi cyane. Krizosto marakoze mbanje kubashimira mwese abateraniye hano ni karibu muri Isanga. Ngiye guhera ku muyobozi wacu w'umurenge nyakubahwa mwahaguruka mugasuhuza abateraniye hano. Hari abavandimwe bandi bahari bahagarariye kiliziya, harimo padiri, namwe mwahaguruka mugasuhuza iteraniro hano. Hari uhagarariye padiri mukuru hano udushinzwe bya buri munsi, nawe yahaguruka akadusuhuza mwanya n'uwanyu. Aha twicaye harimo abashinzwe umutekano, nabo bahaguruka bakadusuhuza. Muri ubu bwatsi twicayemo hari umuyobozi w'akagari kacu, nawe yahaguruka akaturamutsa. Aha duteraniye hari abarezi bahari, nabo bahaguruka bakadusuhuza. Ku mpamvu rero yaduteranyirije hano ni bakuru bacu bize hano, ntabwo ndi buze kuza kuvuga muri detaye, ahubwo ndabasaba mu byubahiro byanyu aho mwicaye hose muhaguruke muturamutse. Rero bakuru bacu bagira ababyeyi bakomokaho, ndagira ngo nabo mu byicaro byabo aho baherereye hose bahaguruke nabo baturamutse iriya ntego iteraniye hariya. Murakoze cyane. Ndasoreza ku basangwa by'umwihariko, murababona aho bicaye, aba nibo bari kusikiza mwatangiye, nubwo nabo hari abazabakurikira inyuma, aba mbasaba ngo namwe muhaguruke musuhuza abashyitsi cyane. Arakoze kutwakirira abashyitsi. Nanjye nagira ngo mbanze nshimire cyane aba babyeyi mwese mwaje hano, mwakoze kubana natwe muri uyu mwanya mwiza wo gusubiza amaso inyuma umuntu akareba aho yakuye ubumenyi nk'ubu abenshi dukunda gukura ku bigo by'amashuri. Ubu tukaba turi muri iki kigo cya groupe scolaire ya Curazo. Ubundi aha twebwe hari primaire, école primaire Curazo. Urumva rero dufite amahirwe twagarutse cyarakuze cyarabaye ikigo kinini cyane. Ndibuka ko hari amashuri hano ngewe niga n'aya ngaya n'aya yahangaha gusa, ayandi yose nabonye ni mashyashya. Urumva ko ni intambwe ikomeye cyane. Ni nayo mpamvu rero nagira ngo nyemerere muri gahunda dufite y'uyu munsi turaza kubana n'urubyiruko rwacu ruri hano rubuze kudufasha mu buryo bwo kudususurutsa. Dufitemo abana bafite impano, abahanzi mu buryo butandukanye bari buze kubidufashamo, ndetse tunabashimire cyane kuko numvishije n'uyu mwana afite impano nziza. Ariko ndagira ngo mbere ko twinjira mu zindi gahunda tuza kwakira itorero ritwakirira abashyitsi, ndagira ngo mbanze nsabe abantu muri hano muri iki kibuga mwese, yaba bari muri tente, abari muri tente, iyi ni delegation twazanye y'abanyeshuri, turi kumwe n'uduhagarariye. Abandi mutabonye aha hagombye kuba hari abayobozi b'akarere
ariko kubera ko muri buka impanuka yabaye hariya Cyunuzi, yego abantu bakiri hano murabizi iyo mpanuka rero hari umukozi yatwaye, ni naho abo bayobozi bagiye gushyingura. Mwabyumvishije kugira ngo mutaza kuvuga ngo nihe mpamvu tutari kumwe n'abandi bayobozi ku nzego ziri hejuru nanone, ariko dufite amahirwe turi kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge, urumva ko rero yaje ahagarariye izo nzego zose zindi. Twari kugomba kuba turi kumwe, reka nkivuge mbere ya byose na mukuru wacu yitwa Sebikwekwe. Abantu baramuzi cyane hano, Spiriye baramuzi cyane, Sebikwekwe bazi ku izina Sebikwekwe, ariko turi kumwe na madamu we. Ndagira ngo mwinginga haguruka basuhuze, nubwo yahagurutse mu bandi, nawe yari umurezi kera hano, mumwakire n'amashyi menshi cyane. Ndagira ngo tumusabe yicare nta kibazo, ubwo yagagombye kuba ari hano, ariko kubera impamvu z'akazi ke mu masaha make araba yuriye indege, byanga bikunda araba ari hanze mu masaha make bitewe n'impamvu z'akazi. Urumva rero ko twagombye kuba turi kumwe ntagahari, ndetse n'undi witwa Juvenal twagombye kuba turi kumwe, nawe ntari we hano kubera impamvu z'akazi gatunguranye. Rero turaza kuba turi kumwe na mugenzi wacu Simbananiye, n'uyu munsi uri buze gukoreramo ingata abo bavandimwe, tukaza kuba turi kumwe. Ndagira ngo nsabe ababyeyi bari hano rero, mbere ko nza kubanza guca kuri iyi nzira, umuntu waba warize hano muri iki kigo, muri aba babyeyi bicaye hano mu mwaka wa 77, aba bantu bari aha ngaha bicaye atubabarira haguruke mu 1977, Simoni mumwakirire hano umuha icyicaro hariya hantu. Uriya kera muraza kwihangana ndivuge twamwitaga Rududu, nimba ntibeshye. Simoni Rududu nibyo iryo zina ko twarivugaga, ntabwo njya nibagirwa. Tukiri utwana n'umusaza rwose wabonye yakuze ari umusirimu. Nta wundi wicaye mwaho wize hano muri 77? Ntawe. Waba warahize muri 78, 79, 80 ninde? Ukuri nimubakire hano. Aba basaza mubakire n'abasaza bakera badukoreye mwadukoreye ikintu gikomeye cyane. Aba ngaba bize hano hakiri hasi cyane, umva ko n'umugisha dufite. Ndagira ngo mbaze mu bantu bicaye hano, abantu baba mwarize hano guhera muri 80, namwe ubwo uwize 80 kugeza muri 94, mu bantu bicaye aho ngaho, ubwo bo baraza kuguma muri ibyo byicaro, ariko nibura muhaguruke natwe tubabone. Abize hano muri icyo gihe 80 kugera muri 94 bicaye mwaho, muhaguruke mubakomene mu mashyi n'ukuri, mubakire muhaguruke aho muri, muhaguruke ntimutinye, ni umugisha wacu. Urumva ko aba namwicare nta kibazo, urumva ko aba ni abantu bize mu bihe bya kera bigoye, 7 kugeza 94 bicayemo hano, bahaguruke mubakomere mu mashyi n'abakera cyane. Aba ngaba nabo urabona ko dufite umugisha w'abantu bize hano igihe cya kera cyane. Reka bicare n'abantu, aba ngaba ni abantu ba kera cyane. 95, 96 kugeza 2023 na 2023 barimo hano, muhaguruke namwe. Abenshi ni mwebwe, mubashimire mubakomere mu mashyi nabo. Urumva ko abantu b'abapeti batoya n'abana baracyari bato, barakoze cyane. Aba baturutse impande n'impande, njyewe ndabashimira, mwakoresheje uburyo bwose bushoboka, nubwo dutangiye nyine mu bihe bigoye, ariko mwakoze cyane kugira ngo mugere hano. Ndagira ngo rero turi kumwe, nubwo turi hano, babyeyi bacu, nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo. Uraso rwunge rw'amashuri natwa rudasimburwa, rudasumbwa mu burezi, horana uburezi bunoze, tuwirinde rutari ureze Rwanda rw'ejo, rwego rwuriza abahizi, rutare rwa Nyagasani, uri naganzwa mu burere, mu buhanga uhanze imbere, sugira curazo urimena amazi n'imwirangabo, wowe utozi umwazabo mutagatifu, rugana ryawe makutujya imbere,
rwego rutare ruduhetse none idasunga guseruka amazi ingenzi mu mwigo uri mukundwa kuva kare uri muhanga mu guhanga dore uranga ugasambaza bete icyo gitunze turagutatse cura zurimena mu batoza nibwa turatutatse ingero haranga ibirenge zirakugoma munara hanze nta rurema tukuri inyuma ntukarenge buri rumuri nzakuririmba ntusikire kabiri gatanu nzakuvuga nzakuririmba utatse amasimbi komeza amasimbi uragira isonare tukuri inyuma cura zurimena mu batoza. Reka rero bakomeze banadufashe kwakira abashyitsi ndetse banasusurutsa abantu bari hano. Tubanje kubasuhuza wese muturera tubanje kubasibi n'amatugejejeho n'urukundo bibagaragareho amara n'urukundo biganze mu rwanda iwacu tubanje kubasuhuza Garuka Ushime ni nziza iragarama yaduha
yaduze twese irakarama ayiye irakarama yaduze twese ubuzima ni bwiza irakarama yaduze twese irakarama ayiye irakarama yaduze murakoze cyane. Natangiye mbere nakira abashyitsi njye ndiyibagirwa, hari benshi batanze keretse abo twirirwana. Njye nitwa Kayitesi Olive, nijye muyobozi w'iki kigo. Ni ikigo cy'ubukombe, ni ikigo cyatangiye mu mwaka w'1947. Mwumvise abahize muri za 77, ariko cyatangiye muri 47. Ni ikigo gikuze rero kandi kinakujije
kinakujije ubuhanga. Ni ikigo cyatangiriye ku ishuri rimwe ryari Kibeho, nyuma rigenda rikura, aho bamwe batangiraga mu mwaka wa mbere bakigira ejuru gato bagakomereza mu bindi bigo, kandi hari kure rwose, ariko uyu munsi turanezerewe. Kugeza ubu rero ni ikigo kinini nk'uko mubibona. Aba ni bamwe mu banyeshuri bahari, ntabwo bose bahari, kuko kugeza ubu dufite abanyeshuri 1609, barimo ab'incuke 156, hakabamo abo mu mashuri abanza 1087, hanyuma segonderi kuva mu wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu bakaba ari 366. Turi benshi rero, ariko hakaba n'abarezi benshi, turi abarezi 45. urumva ko natwe ari ikipe nini cyane. Ni ikigo gifite urumva incuke, abanza n'ayisumbuye kugeza mu mwaka wa gatandatu segonderi. Dufite amashami abiri, dufite Hege ndetse na Hegeri. Hege irimo irasoza, abato dufite bari mu mwaka wa gatandatu bazakora uyu mwaka. Hanyuma imfura za Hegeri nazo zigeze mu mwaka wa gatanu, ntabwo barakora ikizami, bazakora umwaka utaha. Kikaba ari ikigo kinini, ariko kandi ndanyuramo muri make kuko igihe ni gito, ari kubirambura twasasa tukaryama tugafata nk'icyumweru. Hege ni history, economics and geography. Then Hegeri history, geography and literature. Ubwo abumva ururimi rw'amahanga nibo bari kubyumva neza, ntabwo ndi bujyemo mu Kinyarwanda kuko n'ubundi birazimije, keretse ababyinjiramo neza niba usanga babyumva ku buryo buhagije. Rero ni ikigo gifite amashuri 28, ariko kugeza ubu dukoresha 23 kubera ikibazo cy'ibiza twagize, ariko tukagiramo n'andi ashaje cyane akeneye gusimbuzwa, ariyo 3 mureba hariya hakurya, nayo turacyayakoresha ariko n'ubundi arakuze cyane. Hanyuma tukagira computer lab, aho dufite computer 259, harimo iz'abarezi, harimo iz'abana batoya ba primaire, harimo n'iz'abasegonderi, muri rusange zikaba umubare ungana gutyo. Ni ikigo rero gifite ubuyobozi bwuzuye. Hari umuyobozi w'ikigo, hari ushinzwe amasomo, reka nkanyuzemo muhagurutse nawe baramutse. Yitwa Sylvestre Havugimana. Hari na comptable, mucungamutungo, n'ubundi bakunze kuba ba Marita, rero ndabona ntamubona hafi, nawe arahari. Ubwo rero dufite na library, tukagira librarian, nawe hari ahaguruka, sindi kumubona hafi, ariko nawe nahaguruke. Librarian turi ekipe nini nayo muri biro, kandi tukanafatanya neza n'abarezi. Ndakomeza kubereka bamwe muri bo kuko sindi bwongere gufata umwanya. Ndagira ngo nsabe duaye ucyuye igihe yigira imbere nawe turamutse. Arakoze cyane kubera ko ari umukandida, turi kumukorera mu ngata kugira ngo abashe kwitegura. Murabizi ko umugeni yagiye gushyingirwa arabanza agategurwa, agasigwa, akanogerezwa. Niyo mpamvu twamuhaye umwanya. Hari duaye niwe yararangije, hanyuma hari umushya ndetse na duaye we, bombi bahagurukire rimwe, duayene na duaye.
barakoze cyane. Hanyuma harimo doyen na doyenne ntabwo bashobora kwibwiriza 100% kuko baracyari abana, bisaba ko tubahora hafi tukanabakebura. Harimo na responsable nawe yakigendera akaturamutsa. Izo ni inzego dufatanya za buri munsi. Muratwihanganira doyenne wa segonderi ntabwo yabonetse ku mpamvu z'uburwayi, ariko nawe yifuzaga ko twaba turi hamwe. Ndumva noneho nakomereza ku mahirwe iki kigo gifite. Amahirwe iki kigo gifite, aya mbere n'abana. Buriya abana badahari ntabwo twarera kuko nicyo dushinzwe. Icya kabiri amahirwe dufite ni ababyeyi batwoherereza abana hanyuma tukabasha kubarerera. Nabo ni amahirwe dufite kandi ni amaboko, tubashimira cyane. Iki kigo rero nubwo kiri ubukombe, twagize amahirwe ntaza kugisorezaho. Iterambere ry'ikigo ntabwo ndi bukinjiremo cyane kuko bo baraza kukidupresenta mu buryo burambuye. Hanyuma amahirwe yandi dufite ni ikigo gifite amazi mu kigo abasha kugera mu mpande zose ndetse no mu gikoni. Hanyuma andi mahirwe dufite ni uko tufite izo mashini dufite dukoresha, hari na wireless, ntabwo tugira ikibazo cya connection, tubasha kwifashisha iyo wifi dufite tukabasha gukora imirimo neza. Ariko muri ibyo byose ntabwo tuburamo imbogamizi. Imbogamizi zirimo harimo amashuri ashaje mwabibonye, harimo kuko tutarabasha gutera imbere mu buryo burambuye ngo dukorotire ikigo cyose, ariko intangiriro y'uruhara ni amasoso. Ubwo byatangiye turizera yuko bizanasoza. Hanyuma mu zindi mbogamizi dufite harimo yuko dufite amashuri yasambutse, ariko ibyo byo hari aho bigeze ntibibatera ikibazo, nabwo sinabura kubivugaho. Akarere kari kubyitaho kandi twizeye neza ko muri iyi minsi bitangira kuko ibikoresho bya mbere byaraje. Izindi mbogamizi dufite ni ubuke bw'amashuri. Amashuri aracyari make. Urumva 1609 kugira ngo bigire mu byumba 23 kugeza izi saha biragoye. Tukagira imbogamizi z'intebe nkeya kuko inyinshi ziba zarashaje. Intebe zizanana n'ishuri nyirizina. Ubwo rero nkari yakuze n'ubundi nubwo tuyakoresha, intebe zayo ntabwo zaba zikiriho. Ikindi nuko hari amashuri dufite urumuri rutabasha gutambuka neza. Ndumva nagana ku musozo, komeza kubashimira abateraniye hano mwese, by'umwihariko umuyobozi wacu w'umurenge. Ni inkunga ikomeye cyane uyu mwanya yigomwe akaza kuba turi hamwe. Nanabashimira kandi namwe mwitanze kugira ngo uyu munsi ubashe kubaho, by'umwihariko abakuru bacu bize hano. Mwongere mu ntizi ibiganza tubashimire by'umwihariko. Nsoze rero nabashimiye kandi sinzabema kubashimira, nongera kubibutsa ko imvura iguye ari isubira. Hano ni iwanyu murisanga, hazagira unyura ku rugo ngo akomeze hagende, mujye mwinjira munarebe barumuna banyu, hanyuma mubatere courage. Murabizi baracyari bato, basabwa kubwirizwa igihe cyose. Nongera kwibutsa bato, namwe murebere kuri bakuru banyu. Murabona ko bakeye, ndabeshya se? Aha, murebere kuri bakuru banyu, bibatera ishyaka ryo kwiga cyane kugira ngo ejo hazaza namwe hazabe heza. Murakoze. Ikibi Kibungo, icyo gihe umunyeshuri wahembwe neza mu banyeshuri 3 ba mbere mu ntara ari 5, ni 3 hafi 5 gutyo,
amagurutse Nyaminani ihangane ndabikora haguruka naze hano imbere. Uyu muvandimwe mu banyeshuri bose bo muri iki gice mu karere ka Kirehe niwe wagiye guhembwa ku ntara. Aya wambaye ngo yari province. Prefecture. Icyo gihe yari prefecture ya Kibungo. Uyu muri icyo gice cyose aha hose iyi region yacu ya Kirehe niwe wabaye uwa mbere nimba nibeshye muri aka karere. Agira ngo muhe umunota umwe mbere yuko tuza kuvuga ibintu byinshi bindi, yaba ari ubuhanga, yaba ari umuhate, yaba ari ubwitange ndetse no gushyiraho umuhate cyane cyane kuva ngo kwitangira icyo ushaka ukakigeraho. Banyeshuri muraho neza? Muraho neza? Ngaho mumushimire, yakoze ibintu bikomeye cyane icyo gihe yadoresheje agaciro. Nababwira ibanga yakoresheje. Muraho neza? Nongeye kwishima kongera kugaruka hano. Abanyeshuri nagira ngo mbabwire ko byose bishoboka. Nitwa Nyaminani nk'uko bivuze, iryo zina ryakunze kunyura hano. Iwacu ni mu Kigarama, abantu mubaze hariya mu Kigarama hari. Impamvu babwira ko byose bishoboka ni uko ngira ngo nk'uko bivuze twigaga hano, twiga amashanyarazi tutayazi tutaranayabona, twiga ibikoresho bikoresha amashanyarazi, ariko ubu ngubu mufite amahirwe y'uko ibintu byose mubyiga mubibona bitandukanye n'uko twebwe wenda twabyigaga. Nagira ngo nshimire abarezi bacu muri rusange. Ntabwo twavuga ko ari uruhare rw'umunyeshuri gusa, ariko uruhare rw'abarezi bacu muri rusange. Mumfashe tubashimire. Mboneraho n'umwanya, impamvu mvuze abarezi ni uko njye nageze igihe cyo gushaka kuva mu ishuri. Mfite gahunda yo kujya guhinga umuceri mu gishanga cyari Rwabutazi. Icyo gihe umuceri nyine wari uri ku isoko. Hanyuma ariko nari ngiye kuvamo, nandika ibaruwa nyandikira uwari mwarimu wanjye Nkuba, mwandika ibaruwa musezera yuko mfashe gahunda yo kujya guhinga umuceri. Abenshi ntabwo babizi, ariko narayanditse, niba umunyeshuri twiganaga arayitwara. Impamvu abarezi tugomba kubashimira ni uko yafashe iya mbere ahita aza mu rugo. Nari maze nk'ibyumweru bigera nko kuri 2 najya ku ishuri. Ubwo ntabwo nzi politiki yakoresheje, ariko nongera nisanga nasubiye mu ishuri. Rero banyeshuri ntabwo ngiye gutinda mu magambo menshi, nuko nagira ngo mbabwire yuko byose bishoboka. Ubu tuvugana ntuye mu mujyi wa Kigali, ndi umugabo nubatse, kandi ibyo ari byo byose murabona ko ntacyo mbaye. Rero twajyaga twiga mbere, hajyaga haba kuvuga ngo isuka ukuraze ashobora kuraga isuka. Ubu ngubu murabona ko imirima yabaye mike, nihari ntago uyihinga ngo yere. Ubu ngubu umurage dufite nk'abanyeshuri ni ukwiga, mukiga mukavana Curazo. Nongeye gushima, mbonye umuyobozi hano, yambereye umuyobozi niga muri groupe scolaire y'Izaza, none ubu niwe yaje kubayobora hano. Mumuha amashyi cyane. Umuyobozi w'amasomo yari umuyobozi wanjye. Rero uyu mwanya twagira ngo tubashishikarize mwige, mushyireho imbaraga. Mufite abayobozi beza, mufite abarezi beza, muzagere no ku rwego rurenze n'urwo twagezeho. Murakoze. Hagurukije umwe muri bose, ntago ndatunguranye kandi ntabyo nari namubwiye kuko mbyibutse mu kanya nibuka ukuntu twigeze kwiga. Ntago ababwiye byose, ababwiye ko tuntu tworoshye. Mwebwe muri kuza mwambaye inkweto mw'abana mwe na bodaboda musigaye muzibona. Ndabeshya? Hari abantu tubiziranyeho tumanuka mu ivumbi.
barimo bandika iby'Imana, barimo muzungu ndabeshya kabisa. Mwami ndabeshya, ntiwazaga wambaye ibirenge. Ari abantu tuziranye hano benshi cyane, hatagira ugira ubeshya undi n'ibintu byo tubeshyanya wapi. So turabashimiye rero kandi iyi ni intambwe ikomeye. Impamvu turi hano baraza kuyivuga mu buryo bwagutse, ariko tubabwire ko turi hano muri gahunda ya Garuka Ushime Ahowize ahangaha Curazo aha ku Gicumbi. Igitumye turi hano dukeneye kureba ejo hazaza haba bana. Igihugu cyacu kirimo kirareba kure cyane, niyo mpamvu turi kubasaba ngo ukomeze tujye imbere, nta gukebakeba, tujye imbere dukore kandi dukorere hamwe, byose birashoboka. Yanga bikunda nta kintu kitashoboka. Nawe ugeze kuri iriya korutire nako uzengurutse iki kigo ukakireba cyambaye ubusa, iki kigo cyambaye ubusa, hanze kirambaye ubusa, kuzenguruka uzajya ku bindi bigo uzasanga bizitiye guturuka impande zose kuzenguruka, ariko iki kigo haricyo kiri kubura. Nibura abana bakaba barimo indani, mwarimo atari kuvuga ngo hari uciye mu rutoki, hari uciye inguni yepfo, hari ugiye kuri tuwarete agenderayo. Ntimwahabonye epfo umunana ashaka kujya kuri tuwarete, avuga uruhushya rwo kujya tuwarete akagenda muri tuwamerezayo. Ubwo ni urugamba rukomeye cyane, ariko dushimire cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko iki nacyo barakireba. Intangiriro yabivuze y'uruhara n'amasoso. Shimire rero aba bavandimwe mwagerageje kugira ngo nibura hagire igikorwa, kandi birashoboka, byose birashoboka. Nagira ngo twakire waje ahagarariye intumwa ya padiri mukuru hano, kugira ngo tumuhe umwanya ubutumwa yabageneye, mwaza mukabutambutsa. Murakoze cyane, mumwakire n'amashyi menshi cyane mbere yo kuza kwinjira mu yindi gahunda. Arakoze. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Theoneste Bugingo, nkaba ndi umuyobozi wa santrali ya Curazo. Nyakubahwa padiri mukuru ntabwo yabonetse kuko Musenyeri yahise amutumaho mu nama yihutirwaga. Padiri mukuru rero yambwiye ko ashimira abavandimwe bagize igitekerezo cyo guhuza imbaga ingana itya kugira ngo twongere tugaruke aho twavomye ubumenyi. Yambwiye ngo mbashimire. Utwaye rero icumu rya shebuja ashyiraho n'agakeregeshwa ke. Agakeregeshwa kanjye nuko hari aho nigeze kunyarukira, ntabwo navuga ni umuhanga wabitekereje kuko wabimbwiraga, wabitubwiraga, yari umuntu usanzwe. Aratubwira ngo imigabane ngo ifite ukuntu iteye, ngo umugabane wa Afurika ngo utera agatambwe ngo akagira ngo ahagera, ahagarara iyo azamutse gato gahita ahagarara ahantu hejuru y'ikinogo, ugiye kuzamuka akongera akamusunikirayo. Ngo abanyaburayi ngo uwagerageje akagenda akagira ahagera ngo ntabwo agaruka, ngo arikomereza iby'inyuma ntabirebe. Ngo abanyamerika ngiyo ateye agatambwe akagira ahagera, ngo we agaruka inyuma akazamura ba bandi yasize inyuma nabo bakagera aho ageze. Narebye rero nsanga abavandimwe bacu bateguye iki gikorwa bameze nk'abo banyamerika, basubira inyuma bakajya kureba abo basize inyuma kugira ngo nabo bazamuke. Turashimira iyi komite yagize uruhare kugira ngo duterane. Burya mwaduteye inkunga ikomeye, mwaduhaye inkunga yo gukundisha aba bana gukomeza kugira ishyaka ryo kwiga. Ndareba rero nkabona ejo hazaza ha Curazo hazarushaho kuba heza, kuko nabo nibagenda bakagira aho bagera bazagaruka barebe barumuna babo aho babasize, nabo babajyane. Curazo nayo izatere imbere kuko mwatubimburiye. Nabonye rero hari igikorwa abavandimwe bakure batangije
cyo kubaka korotire natwe turabitekereza, twanabitekereje kenshi no muri komite z'ababyeyi ariko ubushobozi bukanga. Nyamara buryo watangiye aba yanashoje, burya kandi nta n'uwatera inkunga utatangiye. Niyo mpamvu mbasaba, ndabona abakirisitu bariya, nkabona n'abandi baturage bo muri aka kagari ka Curazo, nanjye nari mfite igitekerezo ngo yenda muze gushyiraho nk'igiseke natwe dutera inkunga kugira ngo iriya korotire tugire natwe icyo twayikoraho. Murakoze cyane. Aya mashyi ni make cyane, badusabiye inkunga murabyanze, mutuzanira igiseke hano, muduhe igiseke aho hafi, maze dushyiriraho aho hafi rwose. Aho ni kurari, shyiraho hagati mu kibuga ukabyaraho. Ngo tubigarukeho gato, ndabizi neza mwaje hano mubizi ko muri buze kudufasha. Padiri yari yabimbwiye ko harabo bavuganye abakristo hano. Nimba ari imodoka y'amabuye irahitiza, nimba ari umucanga turawuzana, nimba ari sima turazibasigira. Mukomera amashyi menshi cyane aba bakozi b'Imana. Padiri yatumye kandi turakora igikorwa. Mu gihe arimo ahaguruka aririmba, ndagira ngo uwumva hari icyo yazanye aze hano mu gihe 0782 642 92 92 ibaruye kuri Kayitesi Olive. Umushimira ariko aremera kudufasha, kandi mu kanya ndaje ndamubaza aratubwira SMS zimugezeho n'amafaranga ngahe dite tuyahuza n'ayabonetse hano tumenye ngo havamo sima zingahe. Amashyi menshi cyane tubashimire mwese mubikoze kandi murakoze cyane. Nagira ngo rero umwaka wa mbere no kabiri, ariko nyuma yaho haje kuba amahirwe, hano hatangira ngo kiliziya niba ntibeshye Katolike, deni abantu baza kuba ariho batangirira amasomo. Nagira ngo rero nakiri umubyeyi Mathias niyegere hino, nagira ngo wenda nibiba byoroshye wahagara hano kuri aka gace kugira ngo n'abantu bose bakubone. Uyu mugabo turi kumwe reka babwire uko byari byifashe. Murakoze, muramwese. Eugene Twagwa Mathias, nkaba nibatari hano Curazo, nkaba naratangira umwaka wa mbere. Twicaraga mu kiliziya yarubatse, hari abana bicaye, isakaje ibyatsi, irimo inkingi ebyiri bitaga za mwamba, ndabyibuka. Hariya umusaza witaga Rwambere, nigeze kuzinduka kare, ndaza ngeze aha ngaha nsanga nta abandi bagenzi banjye nta n'umwe urahagera, na mwarimu atarahagera. Hakaba hari umusaza yari afite inka yica y'umusengo, yagendaga imbere y'izindi kujya kuntungura, ivariya mu rugo iraza, mbona igeze ku ruhande rw'aho narindi ku kiliziya, kuri aho ka kiliziya kari gahari, kari gafite metero nk'eshanu kuri esheshatu. Nabuze uko ngira ninjiramo, ntabwo kari gakinze, ntikanakingwaga. Ubwo neza ninjiramo mpita nurira inkingi, nayo iriya iramye mu kiriya zirinjira. Ibyo Imana ikora, uwo musaza araza, kuko nateye induru cyane ndatabaza, araza arayisohora. Mu by'ukuri rero twatangiranye n'umwarimu bitaga Karaveri Rwigema wa musaza, twari abana batarenze nka 13. Burya Imana yatugiriye neza cyane, mu migisha yaduhaye iduha no kuvuga ngo tuzagwire. Ikibazo cyari kiri inaha, ntabwo hari hatuye, abantu bari bake. Rwano ndiriya yari itaraturwa, twatangiranye n'abana bake ba Rwabutazi batari barenze 4, abandi bari abaha ngaha Curazo. Twakomerejeho gake bigenda, rimwe tukaza ngo mwarimu ntiyaje, tugasubirayo. Ikindi gihe tukongera tukagaruka,
ubwo ngubwo ageze ahantu abyanga abiretse haza kuba umusaza karaveri mutaranduka hari 7 2 buriya ntekereza ko hari igihe wenda cyaba cyagize kuba ariko nta cyumba cy'amashuri twahasanze utwumba 2 natwo twubatswe nyuma muri 72 aha hantu twicaye utwo 2 natwo ubwo karaveri yaraje aduha ubufasha nk'agahe gato haza mwarimu Mberampeta wo mu kazi mwarimu Mberampeta wo mu kazi waje ubwo twari tugiye mu wa kabiri n'undi mwana wita Sentware nawe ngo yaturukaga Nyabikokora ubwo nawe atwigishaho ariko mbere ya Mberampeta na nyuma ya karaveri hari umwarimu waje yaturutse Kibungo wowe ntabwo twigaga akazi kacu kwari gukandagirana amavunja ku bazirwaye abatazirwaye bakakandagira abazirwaye twarangiza tukamubyinira tugataha bose mubara nka mwarimu ko ntabwo yatwigishijemo gake n'Mberampeta turanamugora cyane kuko yari yitanze arakomerezamo atugeza mu wa 3 twimukira Gatore twanyuraga ahantu habi cyane kuko amayira icyo gihe imihanda ntabwo yabaga amayira inzira yifashishwaga wari umuhora w'inka n'uwo aho inka zanyuraga zahuka zijya kurisha Rwantonde cyangwa se twimukira Gatore izatukaga hejuru Gatore ziza kurisha hano muri za Kamonyi ni umuhora w'inka twanyuragamo nta mihanda ubwo ni ukuvuga ngo iyo yabaga ari mu mvura twabaga dufite ingorane zo gusayagurikana n'inka mu rwanda ubwo rero ni uko ubuzima bwagenze none ubu ni urwunge rw'amashuri ubwo twebwe ntabwo twaje twasanga ahubwo twagize amahirwe tubona baza ari bo mwebwe niwe mwaje muza mutuza inyuma none murabona ukuntu turazi abaye ukuntu murabona abanyeshuri haramutse hakiri imvugo y'ababyeyi yo kubwira ngo mwana ngo uriga ngo uzaba iki iyo yaba ari mbi cyane umwakire n'amashinisha ariko uyu mubyeyi mikoro yifate neza ushyire ku munwa umwe nanjye mu banyeshuri biga ku kigo cya Kubaza ubwo ibyinshi yabivuze twize hano kwigira mu rusengero rw'abakatolike higishagamo umusaza wazaga kwigisha gatigisimu witwaga Yosefu Bunangari wa hariya Kamonyi harimo intebe 3 z'ibiti ariko byari ibiti batemaga bakarambika mu ishuri tukabona udusambi kugira ngo inifomo zacu zitandura uwabaga ari umwana ufite isuku yaragatahaga akakabuha akaza kugira ngo yicare atahesa neza wenda icyumweru gishire utameshe kuko hambere wabifataga nabi nta masabune umukene akameshesha imitanga cyangwa umwenda wacikaho ukubye ku mabuye nabi ababyeyi bazi kudoda bagafata urushinge bagatera igihero ku kibuno byari ibihe bikomeye twize tutambara inkweto tugendesha ibirenge tuvogera ahantu inka zinyuze ibyinshi Matiyasi yavuze ngewe rero nk'uko bavuze nitwa Garuka Ushime nize hano muri 72 ubwo twatangiye umwaka wa mbere kwigishwa n'umwarimu witwaga mu mwaka wa mbere yitwaga Sentware mu mwaka wa kabiri tukigishwa na Mberampeta mu mwaka wa gatatu bakadufashamo ibice bibiri igice kimwe kikajya Rwantonde ikindi kikajya kwiga Gatore mu mwaka wa gatatu wa kane ubwo ab'intwari barazindukaga bakajya kwiga Gatore tugendesha ibirenge bavuze iby'ibirenge mwe mwamanukaga rwa butazihari
noneho reba kujya kwiga i Gatore ukazamuka ukambuka igishanga, muzehe Ngaruye niwe wafataga inkoni akatujya imbere, nawe yigishaga i Gatore mu baporotesitanti, ashinga igiti ahantu harehare, kuko igihe cy'itumba twazamuraga amakanzu tukazirikira mu gatuza kugira ngo twambuke tujye i Gatore. Noneho turiga, tugize amahirwe haza reforme, tubifura za reforme, twiga umwaka wa 7 n'uwa 8, turangije dukora icya leta. Hano hari abanyeshuri benshi twiganye, harimo abanyeshuri ba Mukandahiro, abo ba Matiyasi, bandira benshi, Rurenge, bashyira mbere, Basengiyumva Pascal, twarize twari nk'abana kuko bagera muri 15 kuzamura. Ubwo dukoze ikizamini, abatsindwaga baricaraga, tugira amahirwe hari familiare, hahaduka ishuri bita Serayi. Uwatsindwaga yashoboraga kujya mu myuga muri Serayi, familiare ubwo zibazivuyeho. Nari mfite umubyeyi w'intwara arambwira ati yewe mbona ukurikira mu ishuri, ntabwo nabaga umwana ugeze muri 4 ba mbere, nakundaga kuba uwa 2 uwa 3. Papa ati ntabwo wakwicara. Serayi ku Rusumo, twajyaga kwiga ku Rusumo mu Kibikira tugendesha ibirenge. Uwabaga yagiye ari umwana ukize yambaraga akamambiri. Ubwo tugize amahirwe Serayi ndayirangiza, mpita nkora ikizamini, mba mwarimu, nibwo nagarutse kwigisha hano 8 n'umunani, 8 n'icyenda. Hano harimo abanyeshuri banjye bahaguruka basumba. Hano harimo abanyeshuri banjye nabonye mwakoze rwose. ariko mwamushimiye rwose, mwakomye mu mashyi mukamushimira mwarimu w'icyo gihe. Nanjye birashimishije hano kuhiga, narangiza nkagaruka nkanahigisha abana banjye, nkaba ndi kubabona. Ndashaje pe, ndashaje ubu ndi mu buzukuru, ariko birashimishije kuba abana banjye twongeye tugahura tugasuhuzanya. Ni igikorwa gikomeye abantu batekereje aka kantu, mwarakoze cyane. Kwiga hano hambere byari ubuhamya, ngaruka kwigisha hari agashuri kari hano k'amabati nk'umunani n'icumi cyane, twigishaga abana batarenze 35. Hari abarimu twakoranye hano, ba Ruberi, ba Suzana, ba Niragire, ariko ntabwo nababonye. Avukiye ndanahasaziye, iyo ndeba abana banjye ari abasaza, abo twese dufite imvi kandi narahabaye, nanjye barumva biyuze. Curazo nziza, Curazo dukunda, kwa bana bawe turagushimira, watureze neza, utubera umubyeyi mwiza, uduha uburere buhamye, vuga ibigwi kuko urabikwiye, turi Abanyarwanda. Amashyi menshi cyane. Byatsi 58. Ubwo rero Kavamahanga Matiyasi, kubera rero habaga ivangura, abana b'abaporodetani bakajya kwiga Gatore kakabara biga. Abana baba bakeya, padiri diregiteri akabona guhera umwarimu wigisha abana bake ari igihombo, ikigo akagihagarika, yigije nk'ibihembwe 2 gusa, cya Noheli n'icya Pasika. Ishuri arahagarika. Muri 59 mu kwezi kwa 9 tugiye gutangira Gatore twabarirutse. Mwaka wa 2 tuwiga Kirehe, uwa 3 Kigina. Nk'uko bakomeje kubivuga, abana b'iki gihe sinzi impamvu bamwe bagira ubunebwe bwo kwiga bafite n'amahirwe, bambaye udukweto. Twajya tujyana ibirenge ku muhanda wose n'imisozi yose, nta gakweto mu kirenge. Ariko tukiga, tukagira umuhanda wo kwiga, tugacumbika za Kirehe za Kigina, twaracumbikaga ariko tukiga kandi tukagira ubwenge.
kwiga rero ni ingirakamaro. Ubwo narangije muri 1964 ku kigo cya Kirehe, ndangije umwaka wa 6. Muri 71 hano bazana umwarimu waje kwigisha witwa Karaveri Rwigema aturutse Musaza. Yahicaga hariya nganda hari ishyamba, no mu Gatega hari ishyamba, ariko ntabwo yabujijwe n'uko yicaga mu ishyamba, ahubwo ubwo abanyeshuri babaye bake ikigo bakagikuraho asubira kwigisha Musaza. Ubwo rero abana baza kugira ubushake bwo kwiga, za kubafasha ndabigisha muri 72. Ubwo rwatazi bari batangiye kuhatura, ariya bayozefu bakundukize babatsinda, ba Nyirimana bazana abana n'abacubatira n'abacurazo baragwira ndabigisha. Ndetse noneho batangira kuvuga ko abangirikani n'abagatolika bagomba guterana bakiga ikigo gikomere, ariko abangirikani barashaka bajya gatore kwiga gatore, abacurazo bagomba kwiga hano turazo, ariko bakomeza kuba bakeya. Mu gihembwe cya kabiri nanone ikigo baragihagarika, ariko bagihagaritse barakomeza barabirwanya. Ikigo cya hano iki cyane uruvangura rero bamaze kuba iryo vangura ry'amadini ku bana biga, nibwo haje uwitwa Senkwari na Iterambere, umwigisha wa kabiri umwigisha wa mbere. Ubwo ubwo ndahagarara ko barimo babimenyereye, ubwo bari barampagaritse kubera abana bari bakeya. Ubwo rero bamaze gukora n'iryo vangura abana baragwira, 7, 4, 5 barakomeza barigisha. Ubwo nyine mu bana butungo bigishaga, ndetse nk'uko yabivuze agashuri kara k'abati metero 5 kuri 5. Jewe yatumije ababyeyi bitoramo abayobozi, perezida, visi, umwanditsi n'umubitsi, noneho batanga amafaranga bagura amabati, ishuri bararyubaka ryarahangaha. Ari mufite nk'abana bangahe? Ari dufite abana nka 20, hagati ya 20 na 30. Ubwo nabwo bari ariko barakomeje ibyo vangura, bagenda barirwanya buhoro buhoro. Abo barimo Iterambere na Senkwari baraza barahigisha, barakomeza bariga kugeza ubu ikigo ntabwo cyongeye guhagarara kuri icyo gihe. Mushimire muzehe, mumushimire cyane, arakoze. Muzehe urakoze cyane, turagushimiye. Ubwo rero nk'uko bakomeje kubivuga, kwiga ni byiza cyane. Bana mwumve ubu butumwa bw'umusaza. Umuntu wize ntahura n'umuntu utarize. Ubwo nyuma yaho nakomeje kubera ubwenge nari mfite, nakomeje gukorera amakoperative cyane kubera imibare. Nakoze muri koperative ya Kirehe, yari ya Kirehe na Gatore na Musaza, nakora imyaka 8. Tunahungutse nakomeje gukorera kuri koperative y'inganda hariya, koperative Kaki ya Musaza. Ase muzehe imibare kw'icyo uvuze ngo iyo yari ifite agaciro cyane. N'ibindi umuhanga cyane. Iki kigo ni njye munyeshuri mu banyeshuri ba mbere batangiranye n'iyi tronkono. Ukuvuga ngo ni nanjye munyeshuri wa kabiri kuva hano hatangira segonderi, natsinze n'umwana wa kabiri. Amashyi menshi cyane. Mumpa amashyirega n'ayanjye. Ibyo byose mbikesha ukwiga no kumva no gushyiraho umuhate, sibyo? Niyo mpamvu ndahangaha mubona ko ntandukanye na wa wundi wa kera, sibyo? Buri muntu uwo ari we wese agomba kwiga afite intego. Muranyumva neza? Ibikombe mubona mu kabati ka hano yes turazo bya football, bya volleyball byatangiranywe na promosiyo yanjye. Abenshi banze ku izina rya Messi, abanyibuka ni bande, ababyeyi benshi bakinanye umupira rurenge,
nakinnye urwego rw'umurenge ba Mustafa, urwego rw'akarere, nabanye na padiri akiri mwarimu. Ndagushimira cyane. Ndanashimira abarimu bose bambaye hafi, bose bari hano, ababonye baba mama, mwarakoze cyane. Mwanabonye ko mama nawe aracyari umwarimu. Haguruka bakurebe. Byose bikesha mama. Ni ukuvuga ngo babyeyi, iyo ufite umwana uramupromotinga, uramumotiva, okay? Mumotive abana banyu, ubakundishe kwiga. Umwana nasiba umufata akaboko umujyane ku ishuri. Siko bimeze? Ntabwo umwana azakubera mwiza cyangwa se ubeho neza atarabashije kwiga. Siko bimeze? Mwigisha abana banyu, mubazane ku ishuri, namwe bazababyarira ibyiza. Ndabasaba abanyeshuri, mwige mushyizeho umwete, mwige mushyizeho imbaraga, mubishake. Kwiga urabishaka ntabwo bigushaka. Siko bimeze? Muzaba abapolisi, muzaba abasirikare, muzaba abamaneja. Njyewe muzi umuntu unyisipira muri aba bantu bose bicaye aha ngaha, ugomba kugira inspirator. Umuntu wa mbere unyisipira ni uyu mugabo. Haguruka baguha amashyi. Uyu mugabo ntabwo nari muzi. Uyu mugabo namwumvaga bavuga ngo ni umuntu wize, namwumva gutyo gusa. Bamwita Simba nani? Simba, biva kuri Simba murayizi? Biva kuri ijambo Simba ni iki? Simba ni intare. Niwe nagendeho bwa mbere. Bwa kabiri bamwita Nyaminani. Haguruka bagusubize. Ajya guhembwa njyewe narabyumvaga, nkavuga Imana izambe mbe nka Nyaminani. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe ubaho ufite umuntu ukwesipira. Siko bimeze? Uvuge ngo nesipirwa na runaka. Numvaga nza w'umuyobozi nka responsable. Mushimire responsable. Numvaga nzaba umuntu udasanzwe. Abantu bose bari hano ndiduwaye, narabakubise ayiso yatugara. Dore ga bari hari inyuma bose njyewe narigaga nkanarera. Siko bimeze? Wasanga ari mama wabiteye, yataba umurezi wenda sinde bubakubite. So rero ndabasaba kumotiva abana banyu, mukamotiva umwana kuva muri gardienne kugeza secondary. Ariko tubwire ni ukuri abana babimenye ukuri. Okay, murakoze. Njye ndi umupolisi. Umukomere mu mashyi abana mwese. Uyu ni umupolisi w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Impamvu nari kwivuga hano hari umuyobozi wanjye. Oya nta kibazo, nta kibazo. Nawe umukomere amashyi nubwo mutari kumubona ari hano. Apande Bosco haguruka usuhuza aba bantu ariko. Apande Bosco haguruka rwose. Aba bose biga hano n'abapande babonye uriya afite inyenyeri zingahe? Akomeye cyane. Ntabwo byemeye kubivuga. So icyo nababwiraga ni uko iyo ufite intego muri wowe nta kiguca intege. Siko bimeze? Ibishuko ku ruhande. Impamvu turi kubaka runo rukuta ntabwo ari ukugira ngo mudacika. Siko bimeze? Ni ukugira mube stable mu mutwe. Twe twabayeho stable kubera abayobozi. Ariko ubu muri ku rwego rw'uko mwaba stable hari ikintu tubakikije. Hano hari abarimu batugize stable tukiga. Twize hano bahita muri Nararumbe. Tubuza babyanga. Njye nari natsinze 6e année primaire. Ariko mbura ubushobozi. Ndavuga ngo aho kugira ndeke ishuri, reka nge ntabwo twigiraga ahangaha, twabanje kwigira hakurya. Sibyo? Turiga amashuri yuzuye. Ndashimira umwarimu wanjye w'imibare namubonye hari hakurya. Bakumera amashyi, sinzi niba mumwibuka. Nkanashimira n'umwarimu wanyigishije primary mu mwaka wa 4. Bakumera amashyi. Ibyo byose tubikesha abarimu beza. Umwarimu kwigisha arakumotiva. Umwarimu kwigisha arakudirectinga. Umwarimu kwigisha arakobservinga. Akareba umwana niyigisha yasika kuki. Siko bimeze? Mufite abarimu beza pe. Ndabisubiramo
uretse ko tubonye mwarimu yabaye padiri tukavuga oh my god, ariko ntaho yagiye n'ubu turacyari kumwe. Siko bimeze. Iki kigo ni ikigo gifite abarimu b'ubukombe mu karere ka Kirehe. Bigishaga aha mwarimu Nkuba Rest in Peace, yigishaga aha akigisha Cyumuzi, akigisha Gatore at the same time. Siko bimeze. Ariko ubu tuvugana Curazo, umuntu wese uvuze Curazo nubwo waba uri Kigali uri umuntu nyine. Uzi impamvu? Nuko abantu bose bavuye aha n'ubukombe. Ndabasaba muzaba ubukombe, muzakurikize bakuru banyu. Ntabwo twe tuzahwema kuza ahangaha every year. Tuzaza hano, tuzabahemba, tuzabakorera igishoboka cyose, na wa wundi utiga tuzamugarura hano. Siko bimeze? Niha amashyi, murashoboye kandi nabibonye pe. Arakoze cyane, arakoze umuvandimwe. Ndagira ngo nyakubahirize gitifu rwose kwisha batarahize rero dufite amahirwe menshi cyane. Umva ko abana banezerewe bakiriye abarezi babo. Muze hano rwose, muze kuri iki gihande ndiho ahandi kampatwe ko na directrice waje ukora arahagurutse. Mumwakire neza cyane, directrice yegereye abarezi bari kumwe, yagenda prefe. Umva ko n'umugisha dufite n'abandi baje ngo bakire n'amashyi menshi ngabo bari kuza. Abo barezi bacu bose nibaze muhagarare neza tubashimire. Nihangane impamvu mpaye mikoro mwarimu wacu bangana nubwo yavuga ijambo rimwe, ariko nababwiye ngo nimba ari umuntu uri seriye mu kwigisha uyu mugabo ni uwawe. Niyo koko ahangana buriya nanjye narahize 7, 8, 7, 9. Icyo gihe tujya Rwanda ndetse n'amashuri yari ahari. Ayo ni amateka. Kubw'amahirwe nanone ejo bundi muri 1998 atangira kuba mwarimu. Amaze imyaka 26. Amashyi menshi cyane. Ariko mu burezi muri rusange uyu mwaka ni wa 33. Ndiwo murezi. Babona atangiye muri Nyakiriba bayo 1998 ahangaha. Ubwo ndabyishimira. Namagambo menshi mfite uyu munsi ahubwo n'uw'ibyishimo. Jewe iyo ndi hano nkabona abantu bose bari ahangaha 99 kujya nabigishije. Nareba abari ahangaha aba bose abenshi dukorana n'abanyeshuri bane. Ubwo rero ndi hagati y'abatugeze dukarani nta magambo menshi ufite. Ishema ry'umwarimu ni ukubona aho wigishije hari icyo yigejejeho. Abenjeniyeri barahari, abadogiteri barahari, abahinzi ntangarugero barahari, abanyeshuri beza ngabariya bose iyo mbabonye ndana nk'umusaza. Ibyo byose biranyura nkavuga ngo Yesu ahimbazwe, Yesu ashimwe. Ntabwo navuga ngo abigisha ngo bahaguruka bose. Ubwo rero buri wese aho yicaye ndamushimye kenshi. Aho ngaho yavuze niko kuri. Nibyo hano urabona ngiye burya wenda nubwo nagize amahirwe nkiga wenda nkaniga kaminuza y'Ubuhinde, ariko baranagiye nakoze kandidari. Abo rero uko abivuze hari abantu babiri bamfashije, abo ni bahaguruka imbashe muri kumugabo mbereke n'abandi. Nawe yaramfashije. Umurezi akoresha abandi. Bimashimira nibo bamufashije kwiga gukora kandidari y'Ubuhinde. Nabo ni baguma aho ngaho n'abarezi n'ubundi. Ubwo rero uko mubivuze ikibazo cyo kwibariye abana yakunda kubibabwira. Rero turimo twitegura tumubyiga hamwe. Rero nuko ndi hano ariko nanjye ndi mu bashyitsi bazaba ari ahangaha twariwe gushima ikigo twagize gute kumuha. Nabyumvise ubwo rero nk'uko mwabivuze mw'abana bibabwiye nkunda no kubibabwira nimushyire mu muhanda twayarwanda ntonde twitwaje agatebe n'ibindi byo mu birere. Twari twa mu birere yari mu metereza yabitse twari twaraga mu birere. None mwebwe hano leta yashyizeho gahunda nziza mwarya ahangaha. Kinajyanaga intebe n'isahani byose n'isuka kujya guhinga tujye guharura ikirundo. None mwebwe byose birahari. We kibareba ni igiki mwige gusa. Hari ikindi nabashimiye nta n'ijambo
narenzaho Imana ikomeze bambaye mugihagaze aho mu mashyi menshi cyane kugira ngo twashimishije uhagarariye abarezi. Hari umwarimu wari ugomba kuba ari hano yitwa Albert, ntabwo hari abandi barimu twakagombye kuba turi kumwe nabo bari hano. Umwarimu bita Suzana yaba ari hano. Suzana arahari. Nyakubahwa executive w'umurenge wacu wa Gatore, nyakubahwa abayobozi muri hano, ndagira ngo munyemerere twe nk'abarezi tubashimire mu mashyi menshi cyane. Turashimira mbere na mbere umubyeyi wacu Epi Curazo, Ecole Primaire Curazo twizeho. Nanjye uvuga nize hano, ni naho mvuka, nahize ejo bundi vuba aha mu 1986. Ejo bundi nibwo nahize imyaka 6, ariko naje gusoza 2004 nize uburezi mera ku Rwantonde, ariko nza kugira umugisha wo kubona umwanya hano ahantu hazanye ishyaka udashobora kumva. Abana nahereyeho abifura n'uriya umaze kuvuga hano, nari mbahawe na Bangana na Donasienne na nasanze Damascene wahavuye, nibo babampaye nge naje nje kwigisha abakandida umwaka wa 6. Batsinze mu banyeshuri n'ifite 33, 31 bose baratsinze. Ariko ayo mashyi yakomye muri umbazo no mu cyacu. Kabiri, ishyaka rindi nazanye bari baziho cyane kuriya njya bwira aba bana ntiburi ubumenyi butubakiye kuri discipline bugenda vuba, ariko ubwubakiye kuri discipline buraramba. Bariya bana nabashyize ku murongo kuri discipline kuva icyo gihe kugeza uyu munsi 2008 kugeza uyu munsi. Menya abana n'ababyeyi babo ariko banziho discipline, bayibiziho cyane. Ishyaka nazanye hano usibye gutsindisha n'ibyo bikombe biri hariya bijye babibazanye. Ibyo bikombe uko ni 3, hariya habamo kimwe 2 bijya cyari ku karere ibarabidu, ariko ni 3 kuri 3. Ibyo bikombe 3 iryo shyaka rero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi tubiracyahaza. Ndagira ngo rero mbashimire muri rusange, ariko hari icyo ndi kubasaba. Hari icyo tubasaba nk'abarezi turi hano, mwe barumuna bacu n'abakuru bacu, turasaba ko mwakomeza ubuvugizi ariko kuri barumuna banyu, kugira ngo umwana muzi ko ari umuhanga nk'uko mwagiye muvuga bamwe na bamwe mu mazina ba Nyaminani n'abariya bose bariya bageze hariya kubera ko bafite ababatungiye agatoki, sibo bahigejeje gusa. Namwe rero bakuru bacu barumuna bacu mukomeze mutubere abavugizi. Icya kabiri, hano kuri uyu musozi wa Curazo ndetse n'iki kigo hari ibikorwa remezo bitarahagera. Turabasaba ko ubwo buvugizi aho muri hirya no hino bwazakomeza. Ndagira ngo nsoze mbabwira aba bana ko kwiga ni isoko y'iterambere. Umunyeshuri mwiza aba ari inyenyeri, ni umusitari cyane cyane wahavuka, kandi turabafite inyenyeri nyinshi ziri hano, sibyo? Iyo mbarebye mbona nkurikije aho nkomoka cyangwa mu gihe cyanjye, mbona muri urumuri bakomotse ku mwijima, kuko iyo ndebye aho mugeze muri urumuri, ariko aho dukomoka murahazi ni ku mwijima. Ni amagambo menshi rero nk'abarezi turabashimira, kandi tuzakomeza kubabera hano nubwo namwe muri ahandi ariko namwe muri hano. Twe turi hano rero tuzakomeza ko nk'ababera. Amashyi menshi cyane turamushimiye. Mutarava mu cyicaro maze munyemerere ku minota mfite, kuko iminota yaducitse ngendeye ku gihe ntabwo biri buze kudukundira, kandi abana bacu bari hano ngomba gutangira gukwisegura kuko ariko aho mugere hose bishimiye kubabona. Dushimiye iyi gahunda kuko ni narayumviseho, gahunda ikwiye umwanya, kubera ko umuntu wese warezwe
birakwiye ko ufata umwanya rwose ukavuga ati ndashaka gusubira. Uburyo bwiza bwo gushima, uburyo bwiza bwo kwerekana ko abakureze bataruhiye ubusa, uburyo bwiza bwo kubashima. Gahunda ni nziza cyane. Numva rero nshaka kuvuga ibintu byinshi, ariko mbona ko igikorwa nk'iki gikwiye gushyigikirwa. Ntabwo nabaye hano kuva kare, ariko ibyo natekerezaga mu mutima wanjye nzi ko no mu mitima yanyu bitaburamo. Buriya mwabonye abenshi muri mwe aho mwakuriye, aho mwarerewe, ndetse uko nabibonye aho mwongeye mukarerera, mwatereyeyo akajisho, mwabonye ibikenewe. Mwabonye ibikenewe, ibindi ni ibyemezo, ibindi ni imigambi yo mu gihe kiri imbere. Icyo navuga mu magambo make ni ukubifuriza ko ibyo mwabonye, ibyo mwatekereje, ibyo mwiyemeje bazabigeraho uko mubyifuza. Imana izabibafashe. Ndatekereza ko uburere, uburezi abana bacu bakwiye, muri na mbere harimo ubwo bumenyi, ubwo namwe muba mwaravanye hano mukajya no kubwongerera ahandi. Ariko rero harimo n'ububyite, uburere bw'umutima buba muri iri shuri, atari gukora ubusa, atarukinira ubusa. Ndabashimiye rero kuko natangiye mbabwira ntabwo nshaka kuvuga byinshi. Turakoze cyane. Arakoze cyane Padiri mukuru. Agira ngo ayo mashyi mutkomye mwihangane mwongere muyazamura abe menshi cyane, tumushimire nk'umuyobozi mukuru hano w'ikigo. Bagira ngo mbisabire rero babyeyi, bavandimwe, inshuti zacu rwose ntimuhambirwe, dufite ibyiza byinshi kandi biri imbere yacu tugomba kugenda dusangira. Uyu munsi ufite igisobanuro gikomeye. Murakoze cyane, mwicaye niyo kuko kutwakira. Yewe nitwa izina ry'uko barivuze, nkorera i Kigali, nkora muri Minisiteri y'Ingufu, ariko nize hano. Rero abana ibintu ni umuhati, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Buriya nubwo twize hano, bavuze ko twize tugenda ku birenge tugira gute, niba ko twebwe amashuri ntabwo yari ahari, ariko twicaraga ku matafari. Icyo gihe twigeze kwicaraho dushyiraho udusaro. Habineza bari abakiri iwabo, iyo bazanaga inkweto n'abana bo kwa Esiri bagomba kuzisigara hepfo bakazibitsa, kuko kwambara inkweto ntibyari byemewe. Bakomeye nabonyemo abakora mu turere tunyuranye, nabonyemo abandi n'ibandi, nabonyemo abafande, kandi byantangaje, byari abana ntarinzi. Abana ndi kuvuga abana bafande kubera ko nageze hano tuinspire musicality, inspiring umuntu, sibyo? Yewe nasanze hari abari kumbwira ngo kubona gufata nkarore moto ngo nirinde force, ntabwo nari mbizi, ariko nasanze hari abo ntarinzi njyewe babivugiye hano. Ariko icyabiteye ni wa muhati. Baduhaye uko nari kugenda nkabwira abo twicaranye, uriya mwana ni smart kweli, you will reach far, you have to reach far. Turashaka ko mugera sibyo? Buriya nicyo cy'iterambere. Ntabwo twazanywe n'aba dukorana, ntabwo twazanywe na directrice, ntabwo twazanywe na gitifu, abatuzanye ni mwebwe, sibyo? Kugira ngo tubabwire ngo byose bigize gute, birashoboka. Kubaha Padiri n'abandi twazanye dusoza iki gitekerezo, mu by'ukuri ndagira ngo nshimire cyane timu tekinike yacu. Uyu mugabo ubona ufite mikoro, niba kandi abantu byagoye cyane kugira ngo uhuze abantu bo mu gihugu, ntabwo byoroshye. Hamwe na ya komite yacu baragerageje kandi birangiye bikunze, ariko turifuza ko birenga aha ngaha. Ariko bigomba kuharenga ariko icyo dushaka cyane ni uko bitarangira kuri twebwe, ahubwo bikazakomezanya n'abaganga.
iyi korotire turi kuvuga ntabwo tuyuzuza uyu munsi, ni igikorwa twashyizemo twatangije. Hari gahunda zindi twateganije zijyanye na gahunda za leta kugira ngo abaturage n'abanyarwanda bagubwe neza. Gutekereza ko umuyobozi w'umurenge araza kudufashaho mu kanya, ariko soza ndagira ngo bana bacu mukomere mushyiremo imbaraga, byose birashoboka. Murakoze cyane. Mu mwaka wa mbere primaire umwana witwa Hakizimana Jean Claude, mu mukomere mu mashyi menshi cyane. Ari Hakizimana Jean Claude wo mu mwaka wa mbere wabaye uwa mbere. Igihe ataraboneka turashaka witwa Nshimiyimana Salomo wo mu mwaka wa kabiri P2. Amashyi mu bana biga mu mwaka wa kabiri. Twongera ngo tuzane undi mwana witwa abana mwihute, twagira ngo twakire umwana witwa Bizumuremyi Ronald mwaka wa gatandatu. Uyu ni wabaye wa mbere mu myaka yose wa gatandatu. Habaye imyaka ingahe wa gatandatu? Itatu. Bibaze mu myaka yose ni wabaye wa mbere mu bana bose batatu, afite amanota meza cyane. Umwana wabaye wa mbere mu mwaka wa mbere secondaire. Mu secondaire mugira imyaka ingahe prefet? Mugira ibiri. Wabaye mu wa mbere yitwa Cyusa Nelson, ndetse na sociale w'akagari bashinzwe imibereho myiza. Mwe mudutegurira uburyo tuzana none kubona baba n'amakaye 5 n'abana 12. Ariko babyeyi bacu mushimire aba bana bitwaye neza, namwe tubashimire muri ababyeyi beza, mubakomere mu mashiba. Bana namwe mushimire bagenzi banyu, namwe mutsinde. Nimutsinda mwese mukaba ba mbere, tuzagaruka hano ku itariki yo muzafungiraho ibi tubivugiye ku Karubanda. Tuzagaruka hano tuje guhemba abana noneho babaye mbere bose. Mu minsi mikiri imbere tuzumve hari abana bari kuva hano bari ku rwego rwa mbere. Ikigo kize mu bigo bya mbere, mu bigo bifite 9 years basic education. Abana niba ari tuweruvu, abana bazamuka ku rwego rw'ejo batsinde bajye kaminuza. Ndagira ngo babwire ko aya mafaranga ariko babyeyi bagenzi bacu bari hano bigeze gucisha hano igiseke mu Kinyarwanda. Aba bantu baje kutuganuza, na bamwe muri twe baciye kuri iri shuri bakaba barahinze bagasarura. Sibyo babyeyi muracyamurikiye? Baje kutuganuza, mwamfasha tukabashimira cyane. Muri ahantu kuri nk'uko babivuze, hari n'abatari hano bari hakurya y'inyanja. Abari hano bari mu myanya ikomeye cyane itandukanye, ariko kuba mwigomwe umwanya wanyu mukaba mwagize ubwo bushake bwo kuvuga ngo reka tugaruke turaza aho navomye ubumenyi ntarambara inkweto, aho navomye ubumenyi nza kubwiga nkoze ibirometero 3, 4, 5, aho navomeye ubumenyi bwatumye mba uwo ndiwe uyu munsi. Nza kwiga ntwaye ifunguro ryanjye kwa kundi mwabivuze, ari n'amateka yacu uko mwabivugaga, natwe nuko nguko aho umuntu yavomeye ubumenyi ahandi. Abagize amahirwe yo kunyura ku ishuri bose ayo mateka turayasangiye. Icyo nicyo cyatumye tuba abo turiho uyu munsi, kubera ko umwana icyo gihe ariko buriya gihe mashuri abanza sinari nyarimo guhera za 85 zamura za 92, nanjye ntabwo ndi uruhinja. Urumva ko nanjye hano hari abo turi mu rungano hari abo turi mu rungano ngo dukore. Nanasabaga rero ko komite dukorana banyemerere nabo bazi maguruke muze hano. Barimo abavandimwe Jamari stand up, ebana Kalisa rihe, Niringiye rihe, Niringiye namubuze. Ashaka ngo muze hano mujye hariya namwe mwigera mu ba Zira,
tubanje kubasuhuza wese muturera tubanje kubasibi n'amatugejejeho n'urukundo bibagaragareho amahoro n'urukundo biganze mu rwanda iwacu tubanje kubasuhuza Mama